akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bakunzi b'ibiganiro byacu by'abagorozi turabasuhuje tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Uwo muri kumwe ni KAYIHURA Laban, tukaba tugiye kwigana ku ngingo irebana n'ubukwe. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Tatukiranuka ugira ubuntu turagushimye kuko waduhaye ubuzima ukaba duhaye n'akanya ko kugira ngo twige ijambo ryawe. Tugushimiye yuko mu mpano zikomeye wahaye umuntu harimo n'ubukwe, nubwo Satani yagiye aburwanya mu nzira zinyuranye, ariko washyizeho ijambo ryawe ngo rikomeze ritubere umuyobozi n'umujyanama. Uduhe kuryumvira, uduhe kurigenderamo, uduhe kurisobanukirwa mu izina rya Yesu. Bavandimwe bakundwa, kuko tumaze kubabwira insanganyamatsiko tugiye kwigira hamwe, iravuga ngo ubukwe ni umwe mu migisha Imana yahaye mwene muntu, kimwe n'isabato imaze kurema umuntu yabonye ko atari byiza kwaba wenyine, ahubwo imuremera umufasha umukwiriye, uwo ni Adamu. Imana imuha Eva. Imana niyo yashingiye ubwo bukwe bwa mbere bwarimo umunezero kugira ngo buzabe icyitegererezo cy'abazamukomokaho bose. Rero kuri iyo ngingo ijambo ry'Imana ritwereka ko ubukwe ntabwo ari ikintu umuntu yatekereje, ntabwo ari we wagipanze, ntabwo kiri mu bushakashatsi no mu byavumbuwe, ahubwo Imana yabonye ko ari byiza. Adamu imuha umufasha. Ibyo Yesu niwe nawe yarabishimangiye ubwo yarageze hano ku isi. Muri Yohana igice cya 2 umurongo wa mbere, yatashye ubukwe bw'Ikana i Galilaya, arabatwerera, arahigishiriza. Ibyo bitwereka ko ubukwe ari ikintu cyiza. Satani rero kuko ari umwanzi w'ibyiza, ibyiza bivuye ku Mana akenshi arabirwanya akabyambura ishusho yabyo. Ni muri ubwo buryo Satani yarwanije ubukwe ngo abwijimishe mu nzira zitandukanye turi buze kurebera hamwe. Reka turebe duhereye ku ijambo ry'Imana. Satani yijimishije ubukwe no kuburwanya anyuriye mu nzira zitandukanye, ku buryo bituma ubukwe n'uburyo bukorwa muri ibi bihe bihinduka kimwe mu bimenyetso by'igihe cy'imperuka. Nk'uko twari tubivuze, yenda reka duheraho muri Yohana igice cya 2 umurongo ni uwa mbere. Haratubwira iki kintu cyiza. 2 umurongo wa mbere haranditse ngo ku munsi wa gatatu hacujwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Hariya haratwereka ko Yesu yatashye ubukwe, kuko iyo biba ibintu bibi, bikaba ibintu Imana idashyigikiye, ibintu bitemewe, ntabwo Yesu yari kubijyamo, ahubwo yagiye mu bukwe kubera ko ubukwe cyari ikintu cyashyizweho n'Imana, cyemewe n'Imana. Satani rero yarwanije ubukwe nk'uko tumaze kubivuga kandi tugiye kubisesengura. Ku bakunda gusoma igitabo cyitwa Ibihamya muzingo wa mbere, page ya 662, haranditse hati turiho mu minsi y'imperuka, nous vivons dans les derniers jours. Turiho mu bihe by'imperuka, aho ubupfu mu bijyanye n'ubukwe, alors que la folie dans le mariage constitue les des signes de la prochaine venue du Christ. Aho ubukwe bumaze guhinduka kimwe mu bimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Kuki
icyo cyashyizweho n'Imana cyongeye guhinduka ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka. On ne consulte pas Dieu à ce sujet. Usanga Imana batayigisha inama kuri iyo ngingo. On sacrifie sa religion, son devoir et ses principes pour suivre les impulsions de son cœur irrégénéré. On ne devrait pas se réjouir au jour du mariage. Usanga abantu bakurikiza kamere yabo mu bijyanye n'ubukwe, ngo ku buryo utakwirirwa wishima kuri uwo munsi w'ubukwe, kuko iby'Imana biba byakandagiranywe. Il n'y en a pas un sur 100 qui est pour résultat le bonheur de deux conjoints et qui recevra la sanction de Dieu, mais les époux à même et mieux les glorifier. Hano hari ijambo riteye impungenge, ngo biragoye kubona n'umwe ku ijana ubona umunezero w'abashakanye kandi akabikora nk'uko Imana ishaka kandi yemera. Umugambi w'ubutumwa bw'ubugorozi nubwo kongera gusubiza abantu kuri katanga ka mbere, ngo bubereke aho byapfiriye, bubereke uko Imana yari yarabipanze, noneho abantu bazamuke babisanga, bakosora, biyuzuza n'Imana kuko Imana yabyandikishije. Aha kuri izi ngingo turakora ku ngingo nyinshi, ari twerekana uburyo Satani yarwanije ubukwe ngo abwijimishe. Icya mbere yahereye ku buharike. Ubundi muri gahunda y'Imana yagennye yuko umuntu agira umugabo, umugore agira umugabo, n'umugabo akagira umugore umwe. Ibyo byanditse mu rwambere rw'Abakorinto 7:2, kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese akwiriye kugira uwe mugore, n'umugore wese akagira uwe mugabo. Ibyo rero Satani yabirwanije atya. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4:19 haranditse ngo Lameki arongora abagore babiri, umwe yitwaga Ada, undi yitwaga Zira. Uyu niwe wa mbere warogoye gahunda y'Imana, ashaka abagore barenze umwe. Yari uwo mu rubyaro rwa Kayini, kuko yari amaze kuvumwa. Uwo muvumo none wakwiriye isi yose, wakwiriye ibihugu byose. Ibintu byo guharika biragenda birakwirakwira, bizana ubusharire bukomeye, abana bakangana, abagore bakagirana amahari, ishyari riragenda rirakuzwa, abantu bakangana, bakicana, bakarwana. N'impantambara ziriho muri iki gihe akenshi usanga zihanganishije abantu baturuka ku babyeyi, ku mugabo umwe, ariko abagore bari batandukanye. Kuko icyatumye Imana irema umwe igaha Adamu umugore umwe kandi yari ifite umwuka uyisagutse, nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Satani yijimishije ubukwe anyuriye aho ngaho. Ibyo muzakomeza kubikurikirana no mu ijambo ry'Imana, aho dusanga Aburahamu azanye inshoreke Hagayi. Muzareba intambara zabaye hagati ya Ishimayeli na Isaka ndetse n'ababakomokaho na bugingo n'ubu. Ubwo Satani yari yangirije ubukwe. N'uyu munsi ubuharike buracyakomeza kubaho. Ni muri gahunda y'umwanzi, ntabwo byari muri gahunda y'Imana. Nubwo impuhwe z'Imana zibashakira uburyo bagaruka kuri yo ngo abantu bihane, ntibacireho iteka, ikabagarura, ariko iyo ni inzira Satani yanyuriyemo kugira ngo yijimishije ubukwe. Ntabwo yagarukiye aho ngaho gusa, ahubwo ajya atega imitego hakiri kare, agatuma abasore n'abakobwa bashyingiranwa bahubutse, batabitekerejeho, batarambagije neza, ngo barambagize uko Imana yabivuze. Ubundi umuntu yajya kugura isambu aritonda, iyo umuntu agiye kugura itungo aritonda, ndetse n'iyo umuntu agiye gushaka ikigo cy'ishuri yigaho aritonda, nacyo kirarambagizwa. Ariko Satani yatumye urubyiruko, abasore n'abakobwa bashyingiranwa mu buryo buhubutse, batarebye imico, badashishoje ngo bashyingiranwe n'abo bahuje icyerekezo, n'abo bahuje kwizera, ahubwo bakayoborwa n'irari, bagakururwa n'uburanga, bikaba amahuriranzira. Ibyo bimaze guteza isi umuvumo, maze biragenda byijimisha ubukwe. Mu gitabo cyitwa Abacamanza dufatira urugero kuri kuwitwa Samusoni.
Abacamanza igice cya 14 tuhasoma aya magambo akurikira. Abacamanza 14. Samusoni uyu yari umunaziri w'Imana, ise na nyina barabubahamana, ariko mu gihe cye cyo kurambagiza ngo ashyingirwe, byanditswe ngo 14 umurongo wa 3, nuko kabiri abariho duhera murongo wa mbere. Nuko Samusoni aramanuka Timuna abonayo umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mu munsi abiri. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose icyatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, munsabire uwo kuko ari we nkunda cyane. Yayobowe n'igishyika, ayoborwa n'amarangamutima, ayoborwa n'irari, ayoborwa n'agakungu. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kwijimisha ingingo cyangwa ihame ry'ubukwe, aribyo bituma abantu bashingirwa baramaze gusambana, abantu bagashingirwa abo badahuje kwizera bakaba baciye mu nzira itariyo, abantu bagashingirwa abakecuru ari umusore bibaho, cyangwa umusaza akatwara akana yaba anabyaye. Ibyo bituma Satani anyuriraho kugira ngo yijimishe ubukwe. Ntabwo bigarukira aho ngaho, ahubwo atuma nanone habaho kwahukana, hakabaho ubutane, divorce. Ibyo tubisoma nanone mu gitabo cy'Abacamanza 19. Kwahukana ntabwo ari iby'ubu ngubu, abantu bagashyingiranwa bakundanye bikaba iby'igihe gito, mu kandi kanya bakaba batandukanye, bagatangira bagahuzwa n'imiryango, bagahuzwa n'ubuyobozi n'ubutegetsi. Ibyo nabyo Satani yabinyuriyemo kugira ngo atandukanye abashakanye. Ari nayo mpamvu dusanga muri iki gihe cy'imperuka ibihugu bimwe na bimwe byarabagiye bifata imyanzuro yo kubaha contrat de mariage, kuvuga ngo noneho reka baje babana imyaka 5, basuzumane barebe niba bahuje, babone biyongeze indi, nk'umuntu uri gukodesha iduka cyangwa gukodesha haragira. Ibyo binyuranye na gahunda y'Imana, kuko Imana iravuga ngo bazabana karamata. Ni Itangiriro igice cya 2 uhereye ku murongo wa 24. Hano mu Bacamanza aho nari mvuze haduha ipica dusanga mu Bacamanza igice cya 19 umurongo wa 2. Bukeye umugore we aramuhararukwa akajya asambana, arahukana, ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda, amarayo amezi 4. Bisobanuye ngo ubundi muri gahunda y'Imana ntabwo yagennye ko umuntu abana n'umugabo, abana n'umugore igihe gitoya. We yaramuhararutswe. Niko bimeze muri iki gihe, kugira ngo urukundo rwiyongere, ahubwo Satani arabarwanya agatuma bahorana amahane, bakabana mu makimbirane, ingeso zabo ntibazihuze kubera kudasenga Imana, kubera baba bararambagije nabi. N'abandi bibwira ko bazarambagiza abamarayika, ntibagire kwihangana, ntibagire kubabarira, ntibagire ubugenzuzi. Hano nibyo byabaye kuri uyu, ngo akajya aca inyuma uwo bashakanye. Satani abinyuriramo n'ababa barashyingiwe neza, bararambagije neza, ariko hakabaho guhararukwana. Noneho bamwe bagatangira, umugabo agaca inyuma uwo bashakanye, cyangwa umugore agaca inyuma umugabo we, maze bikazana za gatanya, inkiko zikuzura imanza. Aho Satani arahanyurira cyane kugira ngo yangirize, yijimishe ubukwe. Ahandi yanyuriye ni ugushyingiranwa kw'abahuje ibitsina. Ubundi twasomye muri Bibiliya ko abagomba gushyingiranwa n'umugabo n'umugore, ntabwo ari umugore hamwe n'undi mugore cyangwa umugabo n'undi mugabo. Ariko ibyo Satani yabinyuriyemo, ndetse bigera n'igihe amadini arabyemera. Ariko nubwo yabyemera inshuro 1000, ntabwo Imana yakwemera ibinyuranije n'ijambo ryayo. Abaroma igice ni icya 2 umurongo wa 26 kugeza 27 haranditse ngo, nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe,
kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashushwa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Iyo mico yatangiriye i Sodomo irakomeje no muri iki gihe cyacu cya none, imaze kuba gikwira. Bamwe babikora mu ibanga, abandi batangiye kubikorera ku mugaragaro. Amadini amwe yarabyemeje, ndetse ubu ari gushyira igitutu no ku madini yoroheje cyangwa ku bihugu byoroheje, ngo nibitemera bene ayo makwe ngo ntago bazabaha inkunga. Urabona ko Satani akajije umurego. Iyo nayo ni inzira kandi imaze guteza n'ingaruka z'uburwayi, imyitwarire ya mwene muntu, ikinyabupfura, kujya hirya yuko Imana yabivuze. Ibyo nabyo ni uburyo Satani yanyuriyemo ngo yijimishe ubukwe. Ntabwo yarekeye aho ngaho gusa, ahubwo yarwanije ubukwe anyuriye no mu mihango n'imigenzo y'amadini. Yesaya igice cya 17, Yesaya 17 umurongo wa 9 hatubwira aya magambo akurikira. Yesaya 17 umurongo wa 9 haranditse ngo uwo munsi imidugudu ikomeye, reka duhere ku murongo wa 10, kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, ntiwibutse igitare cy'imbaraga zawe, nicyo cyatumye utera ingemwe zo kwinezeza n'ingurukira z'inyamahanga. Izi ngurukira z'inyamahanga zatewe n'imigenzo n'inyigisho bitava ku Mana, nk'uko byanditswe muri Matayo 15 umurongo wa 13 havuga ngo igiti data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Izi ngemwe z'ibiti by'ibinyamahanga ni imigenzo yazanywe mu matorero, ariko ivuye mu bupagani. Birangije ivuga yuko umusore n'umukobwa mbere yuko ubukwe bwabo bwemerwa hagomba kuza umuntu wo kuboha umugisha, ngo bwahinduwe isakramento. Ibyo byabonetse mu mwaka w'170, ahagana mu 170 bishyizweho n'umupapa witwa Soteri. niwe wavuze yuko ubukwe ari isakramento kandi ko rifata iyo rihawe umugisha n'umusaserdoti. Bisobanuye ngo adahari atabikozeho ntibyemerwa. Kandi iyo dusomye Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, nta muhanuzi, nta ntumwa yigeze ijya hagati y'abashakanye cyangwa y'umusore n'umukobwa ngo abe ari we ubaha umugisha. Ubukwe bwahawe umugisha n'Imana, icyakora bukwiriye gukorwa mu mucyo, ababyeyi babizi, inkwano zigatangwa, abatumirwa bakaza, hakwigishirizwa ijambo ry'Imana. Ariko guhuza umugabo n'umugore, umusore n'umukobwa ngo abe ari we ubashyingira ubahuze, ngo bifata ari uko akozeho, icyo ni ikinyoma, ni igihimbano, ni ingemwe zo kwinezeza. Icyakora ukomeje muri Yesaya ngo umunsi waziteragaho washyizeho uruzitiro, bukeye usanga zarabije. Bisobanuye ngo byemejwe yuko biramutse bitabaye bishyirwaho indongozi. Andi madini nayo arabyapurika. Amatorero nayo agendera muri ako kayira, bitari muri Bibiliya, bitaboneka mu ijambo ry'Imana ngo bitegeke. Ahubwo abantu nibyo barabyihimbiye ngo ni ingemwe zo kwinezeza, kuko uwo muntu afatwa nkaho ari we kamara. Atabonetse ubwo bukwe ntibwafata, niwe ubuha umugisha, niwe aho rero dusanga bidahuye nuko ijambo ry'Imana ribivuga. Hashobora kwigishwa abantu bitabiriye ibyo birori, umuvugabutumwa uwo ari we wese yakwigisha, mugabura yakwigisha abaje n'abo ngabo bahari, ariko urinde wowe utanga imigisha y'ubukwe ko ari umugabane w'Imana. Ibyo nabyo byaraje ndetse bizamo urucuruzo, ku buryo kugira ngo uwo muyobozi aze kubuha umugisha haba hari ibyo watanze, ugomba gutanga ibiguzi ndetse ugakodesha aho ari nubwo rwaba ari urusengero musengeramo ukabanza warwishyura, ndetse hari aho bahabwa ibirago n'imikeka, ikese ya fanta, abandi bagahabwa agahene. Bihindurwa urucuruzo kandi ari ibintu Imana yatangiye ubuntu. Niyo itanga umugisha, niyo ihuza umusore n'umukobwa, niyo itanga ibyara, naho twebwe tuba twaje kwasista ibirori by'ubukwe. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo hajemo n'imigenzo y'amoko ndetse n'ibijyanye
na mode ibigezweho nabyo biragenda byinjizwa mu bukwe, maze nk'uko twabisomye bituma ubukwe buhinduka ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka. Abakolosayi igice ni icya 2 umurongo wa 8 hatubwira iki? Abakolosayi igice cya 2 handitse iri jambo. Abakolosayi igice ni icya 2 umurongo wa 8 haranditse ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruza w'akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'abisi bidakurikiza Kristo. Mu makwe menshi hinjizwemo imihango y'uturere, imihango y'amoko, imihango yo kubyina, hakazanwamo inzoga, hakazanwamo gukimbagira, hakazanwamo gupfusha ubusa. Ibyo byose biragenda byijimisha ubukwe. Umugambi w'ubugorozi, umugambi w'ubutumwa bwiza ni ugusubiza ibintu kuri katanga ka mbere, ni ugusubiza ubukwe mu mwanya wabwo, ni ugusubiza ibintu ku byanditswe. Reka rero Imana yo mu ijuru iduhe kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, cyane ko ubukwe bugeranya Kristo n'itorero byaba ari ifuti, byaba ari ubuyobe kubukora uko twishakiye. Kandi Imana yo mu ijuru yubaka ingo tukayigira nk'umwubakisha mukuru wubaka imitima, ikayihuza kugira ngo abantu bahinduke abo guhesha Imana icyubahiro, babana karamata, batandukanywe n'urupfu gusa. Ibyo ni by'Imana yari yarateguye. Reka Imana idufashe, iduhe kubyumvira no kubyubaha no kubisobanukirwa mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.